Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo mwese bakunzi ba Mpumuriza TV. Uyu mwanya ni umwanya w'ikiganiro cyangwa se w'inyigisho numva nateguriye kuganiriza abubatsi ingo, abagize umuryango, kandi nababwiye ko umuryango ihera ku mugabo, hakazamo umugore, hakurikiraho abana, abandi bose bakaza hirya y'aho ngaho. Guhera mu ngobyi ya Edeni hatangiye umugabo ari we witwa umuntu, kuko Adamu nicyo bisobanura. Nyuma haza umufasha ari we umugore, kandi umugore bisobanura uwakuwe mu mugabo. Ariyo mpamvu nta muntu hadashobora kubaho umugore hatabayeho umugabo, kandi habaho umugabo nanone umugore atabayeho. Nyamara kandi mu kuremwa Imana iremye umugabo ari we muntu. Uyu munsi rero inshingano z'aburugo niyo ntego dufite uyu mwanya. Inshingano z'aburugo, umugabo n'umugore. Iyo tuvuze aburugo nibo babanza. Ndasoma ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwa Petero mu gice cya 3 umurongo wa 7. Namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu mwerekana ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanyije namwe gukomera, kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Nk'abaraganwa namwe, mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo. Haleluya! Kuraganwa, guherwa hamwe ibintu, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira iki? Inkomyi. Uyu murongo nawufashe kubera ko tugiye kuvuga ku nshingano za mwembi, za twembi. Ubusanzwe muri leadership cyangwa mu miyoborere, nk'ahandi hose mu buyobozi, iyo umuntu atamenya inshingano ze hari ibintu bibiri bibaho. Iyo atarengereye ngo arenge aho agomba kugarukira, hari izo adakora. Izo ni ingaruka ebyiri zo kubaho utazi inshingano zawe. Ndashaka kwisubiramo ibi bintu. Nk'ahandi hose mu buyobozi cyangwa mu miyoborere, iyo umuntu atamenya inshingano ze bizana ingaruka ebyiri: kudakora inshingano ze, réalisation des attributions, no kurengera, akaba yarengera ibimureba akinjira mu by'undi. Kandi bivuge mu mvugo yumvikana, ukarenga ibyawe ukinjira mu byanjye. N'urugo nuko rero, urugo kuva Imana yarushyiraho, umugabo yamugize umutware warwo. Icyo rwose uzagihakana azabyibazwe n'Imana, uzashaka kugihindura azabyibazwe n'Imana yabikoze. Genda ahangaha ngo mbabwire ukuri kw'ijambo ry'Imana, ubishoboye tukugenderemo njye nawe, utabishoboye ducukubira cukwe, njye nkomeze ngendere mu murongo wanjye Imana yategetse. Mu rugo umugabo ni umutware, ku buryo ingaruka zimwe ziriho mu rugo ubu muri iyo minsi nyinshi ziraterwa n'uko umutware yagiye yamburwa ubutware. Abwambuwe rero hagenda hazamo akantu ka revolution, ko nakwita kwigaragambya cyangwa myivumbagatanya. Leadership aho iva ikagera, ivuga ko ubuyobozi bugirwa bwiza nuko buri wese amenye kandi akoze inshingano ze n'ahagarukira. Leadership, ubuyobozi, imiyoborere ivuga ko ubuyobozi bugirwa bwiza nuko buri wese amenya inshingano ze, akamenya aho ahera n'ahagarukira. Mwamudufashe cyane. Mu rugo rero umugabo Imana yamugize umutware, ari byo gutwara. Dusanga mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, batware. Dusanga kandi mu gice cya 3 cy'Itangiriro umurongo wa 16 havuga ngo azagutwara. Niko uwo murongo uvuga. Reka nsome mwumve. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, umurongo uravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga. Urumva harimo ubutware, gutwara.
hanyuma 3:16 hakavuga ngo kandi Uwiteka Imana ibwira umugore iti kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda uzajya ubyara abana ubabara kwifuza kwawe kuzahera ku mugabo wawe nawe azagutwara. Urumva ni umutware rero, ndetse n'abandi mu rugo barimo aho hantu gutwara niwe guherereyeho. Mwama dufashe cyane. Imigani igice cya 11:16 n'Abefeso 5:29 hose haha inshingano umugabo zitwa kubagaburira, kubashakira ibibatunga. Yewe no mu itangiriro hari mu gice cya 3 harimo ijambo ry'uko ari we, nabivuze inshuro nyinshi simbitindaho cyane, kubira icyuya, gututubikana ku maso, harimo kuza guhesha umutsima, gutunga urugo, mbese ni inshingano z'umugabo. Umufasha agashingwa kubitegura, kubigira neza, kubizana, kubivana hariya, ibintu by'ingibyo. Gukunda, iyi ni inshingano y'umugabo. Abefeso 5:22 havuga amagambo akomeye cyane, njya nibaza niba abagabo bayaha imbaraga. Abefeso 5:22 pardon na 5 mbabarire na 5 bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Ndasimbuka mfite 28. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigira itorero. Urumva ko gukunda ni inshingano y'umugabo nk'uko Kristo yakunze itorero. Buriya ntabwo mu by'ukuri ntabwo ari twakunze Kristo, siko se muri ibyo yaririmbye, si twakunze Kristo, niyo dukunze. Sinatwe twamushatse, niyo dushatse, niyo dutoranije. Yohana 15 kumanuka guhera ku 16 hepfo, niko ayo magambo atubwira. Niko n'umugabo arameze ku mugore we. Ntabwo umugore we washatse umugabo, si we wamukunze, oya. Ndetse kuva kera kose tubyiruka, nta mukobwa wakundaga ngo avuge ngo nkunda runaka. Bavuga ko yabambaye, kwigize bambare, ko yasheze yize nshege. Ahubwo umukobwa yabaga aho ngaho ategereje kuzakundwa. Yabaga ngo ategereje kuzakundwa. Twabiganireho gatoya, babwira ko kuva kera umukobwa akunda se. Noneho iyo agenda acuka kuri se amuva iruhande, ku mpamvu zitandukanye birumvikana, amuva iruhande, ajya ku ishuri se yagira gute, niko yumva muri icyo cyuho haboneka undi muntu wahuzuza. Ariko agahora amutegereje. Yagize ubwo yitekerereza, babyita gushira isoni, aba ari mu kurengera. Agategereza rero akazakundwa. Nibyo dusanga mu Migani igice cya 5 umurongo wa 1 kugera ku wa 4 n'uwa 17 kugera ku 20. Aho hose tuhasanga urukundo rw'umugabo, kandi akabuzwa kurutanga ahandi cyangwa kuruha abandi. Umugore we nawe afite inshingano, yewe biri batangaze mwumvise wenda muri birazo mvuze cyane kandi nkazigira nyinshi. Afite inshingano ya mbere yitwa kuganduka, soumettre, soumission. Afite inshingano yo kuganduka cyangwa se kubaha. Abefeso 5:22 kugera 24. Bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutware w'umugore we, nk'uko Kristo ari we mutware w'itorero ari ryo mubiri we nawe umukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aho ariko abagore bagandukira abagabo muri byose. Urumva ko itorero uko rigandukira Kristo, niko abagore basaba kugandukira abagabo babo, nk'uko n'umugabo n'ubundi yasabwe gukunda umugore nk'uko Kristo yakunze itorero. Tubisanga no mu Bakolosayi 3:18, no muri Tito igice cya 2:5, no muri Petero wa mbere igice cya 3 umurongo wa 1. Icya kabiri, inshingano y'umugore nziza yindi ni ukugwa neza.
umugore akwiye kuba umugwaneza, la douceur, qu'elle soit douce, akwiye kuba douce, akwiye kuba umuntu ugwa neza, isura ye ikwiye guhora ikeye. Imigani 21 umurongo wa 9 hari amagambo avuga gutyo ngo, Imigani 21 umurongo wa 9, reka nyasome. Imigani 21 umurongo wa 9, haravuga ngo, kuba mu gakinga k'urusenge biruta kubana n'umugore w'ingare mu nzu y'inyumba. Ingare, ubwo bugare ntibukwiriye, agomba kuba umuntu très douce, ukeye, woroshye, woroha kandi ugwa neza. 19 akavuga ngo, kwibera ku gasozi kadatuwe kuruta kubana n'umugore w'umwaga utera intonganya. Urumva ko umwaga si ibintu bye, ntago ari ibye rwose. Ikintu cya gatatu ku mugore ni ukugira ubuntu. Akwiye kuba umuntu w'umunyabuntu. Mu rugo niwe wemerewe kugira ubuntu. Imigani 11 umurongo wa 16 niwe wemerewe kugira ubuntu. Imigani 31 umurongo wa 20, reka aho hantu masome 31 umurongo wa 20. Uwo murongo uravuga ngo, aramburira abakene ibiganza kandi dushyi akazitiza amaboko. Niwe ugira ubuntu mu rugo bigakunda, niwe ugira ubuntu mu rugo bikaryoha, niwe ugira ubuntu mu rugo abantu bakabwumva nyine bakabubona. Nabivuze kenshi ko iyo umugabo agerageje kuba ari ugira ubuntu muri iri jambo, akagira ingorane agashaka umugore utagira ubuntu, akaba ugaragaza ubuntu mu rugo, birazamba bisa nabi cyane kandi byihutira kumenyekana, biba très remarquable, nta muntu utabibona. Niwe ugira ubuntu rero. Ndetse n'Imigani 31 umurongo wa 24 haravuga ngo, aboha imyambaro akayigura, agurira abagenza imikandara. Niwe muntu ugira imbabazi rero, niwe muntu ugira umuntu mu rugo. Iyo umugize amahirwe ukabona umufasha mu rugo ugira ubuntu, urugo ruragendwa, urugo rugira inshuti. Ariko iyo abaye gica rwose akaba inyamaswa, ntabwo urwo rugo rusabana. Uzanarebe umuntu umugore yemeye mu rugo yahaba, ariko umugore yanze ntahaba. Ari muzanye muhura nabyo, mugire ngo nabadayimoni wenda bateye bandi. Nta bandi badayimoni mwibishakira mu buruzi n'amahembe n'ibindi byose n'ibitega. Ubwo ni ko umugore ateye nyine. Niba umugore yanze umuntu mu rugo yamwanze, nashaka abe muramu we, murumuna w'umugabo, nashaka abe muramukazi we, mushiki w'umugabo, nashaka abe nyirabukwe, nashaka abe inshuti y'umugabo, umuntu umugore yanze mu rugo ntahaba. Ariko umuntu umugore yemeye mu rugo arugendamo kandi akahisanga. Ngeze ku kintu cya kane cyitwa kumenya imico yabo mu rugo. Iyo ni inshingano ye. Tubisanga mu Migani ibice 31 umurongo wa 27. Niwe ukwiriye kumenya imico yabo mu rugo iwe. Cyo kintu gifashe kibene data, guhera ku mugabo we n'abana bari muri urwo rugo, yewe n'umukozi bakoresha. Iki kintu gituma amenya uko abafata, management, kuba managinga, kuba cunga. Umugabo mufate ntubundi, imico ye ni yihe, akunda ibiki yanga ibiki. Akunda ko abantu bajya mu rugo kare, akunda ko abantu basenga bakaryamira rimwe, akunda ko abantu barya amasaha, akunda ibi, ntakunda televiziyo nyikabije, ntakunda urusaku, donc kumenya imico yo mu rugo. N'abana kandi ufite mu rugo ukabamenya, cyane bamaze gukura ko wenda batoya bo ntabwo bamenya cyane, ntabwo ari akagaragaza imico ye, ariko nabo hari igihe umenya iyo umubyeyi mwiza. Ikindi, afite inshingano yo gukomeza abana, encouragement de la famille, kwankuraje umuryango, kuwutera imbaraga, yirinde kuwuca intege. Imigani 31 umurongo wa 21 haravuga ngo, ntatinyisha abo mu rugo igihe cy'imbeho, kuko mu rugo bose bambaye ibikomeye by'imihemba. Iki kintu cyo gutinyisha abana bo mu rugo, ngiye kubaha urugero. Wari umucuruzi wa mugabo we, hari impamvu yabaye ihita umuhomba, hari imari runaka basanze yarabaye expired, yararangiye. Cyo ni igihombo. Ubwato bwarohamanye amakontineri runaka y'abantu batandukanye nawe ugenderamo. Ku kazi se bakwikanye bitunguranye,
ibyo byose ni ibintu byakaguye ku rugo ugahungabana, ariko inshingano zo kurukomeza ziri mu mutima w'umudamu. Ariko hariho abadamu batabizi, agenda akegeranya abana, ntabwo iso bamwirukanye rero, iso bamwirukanye, iso bamwambuye, iso yahubye. Mugume hamwe rero. Rubanda babonye basha ya migati yanyu buri gitondo isize confiture, margarine, tout ça, mugume hamwe se. Kwa kwica umwaka kwanikwa buri gitondo, muri mwarya mufite icyo munywa, mugiye kubona umugore bari mubi. Umugore mwiza nubabwira ngo nimuhumure byabaye, ariko Kristo ari ku ngoma. Haleluya. Umugore mwiza nubahumuriza akabwira ati muhumure, papa wanyu Imana izamufasha, ndabizi Imana izamugirira neza. Iyo encouragement ko guhumuriza ni inshingano z'umugore. Hari ikindi cyitwa kubahisha umugabo, ubwo kibaye cya gatandatu, kumwubahisha. Imigani 31 umurongo wa 23, uwo murongo uvuga ngo umugabo wamenyekana mu marembo y'umudugudu yicaranye n'abakuru b'igihugu. Ibi bintu bikorwa n'umugore. Uti gute? Madamu ndeze amatwi, iyo umugabo yambaye imyenda adateguye burya niwe ugibwaho n'umugayo. Abantu bose barabibona. Ikindi, iyo yayuye mu nama cyangwa mu nteko y'abantu akayura amaso akazamo amarira, burya bamenye yuko yagendeye aho ngaho. Biragusebya rero icyo gihe. Ibi ngibi byose mugomba kubyitondera ku ijambo ry'Imana ritubwira. Imigani 12 umurongo wa 4 naho akavuga ngo umugore w'ingeso nziza ari umugabo w'ikamba, ariko ukoze isoni nk'ikimungu kiri mu magufwa ye. Ibi byose ni inshingano. Reka mengarukiye ngo mutavuga muti arimo aduha nyinshi, ariko mvuge ngo nk'abantu babiri bahindutse umwe, umuntu agizwe n'ibice bitatu, niko tubizi muri biology. Umubare mbaza nkoresha biology gatoya. Umutwe, igihimba, amaguru n'amaboko, niko muri biology bavuga. Mu gihe muri theology bavuga ngo umuntu agizwe n'iki? N'umubiri, umwuka n'ubugingo. Urumva baturuka hanze, outside, baturuka hanze y'umubiri w'umuntu. Agizwe n'umubiri, umwuka n'ubugingo. Biology ubumenya umuntu kuvuga ngo agizwe n'umutwe, igihimba, amaguru n'amaboko. Ariko aha tugiye kwivugira gusa ibintu bibiri bigize urugo, bigize umuryango, kandi Bibiliya ikoresha cyangwa ivuga kenshi. Ibyo bibiri ni umutwe n'umutima. Umutwe n'umutima. Mu rugo umugabo ahagarariye cyangwa se ashushanya umutwe w'umubiri w'umuntu wese wuzuye. Umuntu muzima ugenda mu rugo, umugabo ni umutwe. Nubwo muzi ko Bibiliya ivuga ngo umugore akuye mu rubavu, ariko burya yitwa umutima, umutima w'urugo. Ari nayo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umunsi Imana isinziriza Adamu ikamukuramo urubavu ikahasubiza inyama, abahanga ndetse bajya bavuga ngo aho hantu yakuye urubavu ikahasubiza inyama, iyo nyama hashyize n'umutima. Mwamudufashe cyane. Muri iyo operasiyo niko byagenze. Umugabo rero ni umutwe, umugore akaba umutima. Ndagerageje gushushanya umutwe w'umuntu. Umutwe w'umuntu shyiraho ibintu by'ingenzi biwubaho. Mu mutwe w'umuntu harimo ibintu bitagaragara. Ubwo ni ubwonko, ntibugaragara, ntawubona. Ariko hakaba n'ibindi bintu bigaragara: amaso, amatwi, umunwa. Ibintu uko ari bitatu biba ku mutwe ni iby'ingenzi cyane ku mubiri. Hamwe n'icyo kindi cya kane nababwiye kitagaragara. Ubwonko ni kurutekerereza. Amaso ni ukurureberera. Kururebera
no kurureberera. Mubyumve neza, kururebera giturutse aha, ikibi hariya, icyago hariya, inzira yabiye, kurureberera noneho ibyo twagambiriye byakurikiranye bite. Amazuru guhumurwa cyangwa se guhumeka, urebye ni nka uruhumekera. Iyo ruhumeka, iyo ameze neza ruba rumeze neza, Imana ishimwe. Mu mufuka we, mu ikofi ye, ubuzima bwe bumeze neza, narwo rumera neza. Umunwa ushinzwe gutunga umubiri, gutamira, gutapfuna. Vuga ngo umugabo tugiye kuvuga ngo ni umunwa cyangwa se ni urira urugo cyangwa ni urutapfunira ukuntu ndabuze ukuntu nabyita, ariko bishatse kuvuga ko uyu mutwe mu nshingano ufite ku rugo no kumenya uko ruri bwirwe n'uko ruri burare akabipanga. Hanyuma rero umutima none kuwushushanya, wo ntugaragara rwose, ahubwo ugaragarira mu byo nyirawo akora. Imana idufashe cyane. Avuga ko umutima ntabwo ugaragara, ariko aho umutima mwiza uri, umutima muzima uri, ibikorwa bya nyirawo nibyo bigaragaza umutima we. Mu gihe ku mutwe twabonye ibintu byinshi bigaragara. Ndashaka kuvuga icyangaha rero, ibi bintu byombi ku muntu mwese muzi umumaro wa buri kimwe. Muzi umumaro w'umutwe, muzi n'umumaro w'umutima. Umutima urazamura, ugasapurayinga, ukohereza amaraso mu bwonko, ugakora neza. Ibyo utekereje, umutima ugafatanya nabwo kubivugaho, kubitekerezaho, kubinoza. Umugabo rero bimwe navuze mu kanya, ni ukurureberera, kurwumvira amatwi, akumva impamvu abagabo bumva. Mu by'ukuri njye niko mbizi, ikintu gikomye ukoze ku rugi hanze, si ngombwa ngo habe hari imbwa, ikintu cyose gikomye umuntu akacyumva. Ni inshingano ze kurutamika, kurutapfunira, ibi byose bigahuza n'ubwonko kurutekerereza. Umugore rero ni ukurumenyerera ibifite umumaro, ariyo ya mirimo ye igendanye n'uko ubuzima bwabo buri bumererwe, tubishyira mu rwego rw'imirire. Imigani 31:15 haravuga ngo abyuka kare butaracya, akagaburira abo mu rugo, agategeka abaja be imirimo bakwiriye. Mwaba dufashe cyane. Abyuka kare butaracya, akagaburira abo mu rugo rwe, kandi agategeka abaja be imirimo bakwiriye. Ni inshingano ze rero. Urumva mu kubategeka harimo kwa kumenya imico yabo, mu kubagaburira aramenya ngo runaka akunda iki n'iki. Buriya meza ashobora kuba ateguye ibintu bitandukanye, ariko ukabona buri muntu wese mu rugo afite icyo akunda aho ngaho. Ibyo rero ni kubimenya, ni inshingano z'uyu mubyeyi. Soza ngiye kusa n'ubagiriraho ikibazo. Mu rugo uko mubyumvise, mu rugo habaye hari umuntu urwaye umutima, mu rugo hakaba hari umuntu urwaye mu mutwe, mubona uwarwaza undi ari inde? Mwanze mugatekerezeho. Reka mbasubire mu kibazo neza. Mu rugo hari umuntu urwaye mu mutwe, ntabwo arwaye umutwe. Namwe mu Kinyarwanda muracyumva neza, kurwara umutwe no kurwara mu mutwe bitandukaniye. Sibyo? Modo tete no kurwara umutwe bisanzwe, ariko kurwara mu mutwe bifite indi mvugo. None mu rugo hari n'umuntu urwaye iki? Umutima. Muri aba bantu bose murabona uwarwaza undi ninde? Barahari ntabwo bapfuye, bashobora kudapfa vuba, ariko hari urwara umutima, hakaba n'urwaye mu mutwe. Ninde mubona warwaza undi? Ni mu bitekerezo mwumve, kandi turagisubiza none aha ngaha. Nimugenzure murasanga urwaye umutima niwe murwaza urwaye mu mutwe. Kuko urwaye umutima ni regime gusa, ni amabwiriza amwe n'amwe agomba kwitondera.
swate no kunywa amazi menshi, kutarya umunyu, kugabanya amavuta, ibintu nk'ibyo. Muri rwo abantu benshi rwose barwara, bafite ikibazo cy'umutima. Erega si uko ufite uriho igisebera, abari muzima, ahubwo hari ibintu udashoboye. Niko kurwara umutima, les maladies cardiaques. Ntabwo abasara, hari igihe rwose wenda ahumeka nabi gusa ariko mu by'ukuri atarwaye umutima, ibyo bita palpitation. Uyu muntu iyo afashe regime arabibana, ugasanga arisaziye. Niba ariko ntabwo muzi se, uwo rero tumwita umugore mu rugo. Tumwita umugore mu rugo. Mu rugo umugore ufite umutima muzima, mu rugo umugore muzima mwiza, yarwaza umugabo wa mutwe, urwaye mu mutwe. Ingero zirahari nyinshi bene data, ndaje ndazibaha. Nuko ko umugabo mwihangane kwije mu rugo ngo umeze nka wa muntu ugereranywa na wa muntu urwaye mu mutwe, reka tumuvuge tubyero tubyite umusazi, niko yitwa. Umugore ufite umutima muzima yamurwaza, even long time, igihe kirekire kigashira. Hari abantu basazanye atari uko umugabo ari mwiza, hari abantu basazanye atari uko umugabo yubahiriza inshingano ze, n'umusambanyi, n'umusinzi, n'umunyarugomo, yakuvuga umugore kwite wahanaha, ugasanga abantu barasazanye, barabyaranye. Ugasanga umugore areze abana mu rugo, arabareze ameze nk'ari wenyine, ugasanga rwa rugo rubayeho. Ariko naratangaye, iyo umugore abaye mu rugo mubi, iyo umugore abaye mubi mu rugo, mubi cyane, bikanamenyekana, birenga ibyakwihanganirwa. Niyo mpamvu mwumva abantu basambuye bagiye. Reka nze mbahe ingero nsoza. Twese tuti dusubize ngo uw'umutima yarwaza urwara mu mutwe. Ubwo ni uvuga twese tugihuriyeho. Uw'umutima urwara umutima yarwaza urwaye mu mutwe. Ingero zirahari. Eva niwe woheje Adamu kurya imbuto. Bivuga ngo iyo atamuwoshye ntabwo Adamu yari gucumura. Itangiriro 3:1 kugera ku 6. Sara niwe woheje Aburahamu kuryamana na Hagari. Aburahamu yaragitegereje isezerano, yumva yihanganye, ariko Sara abonye namenye tujya abagore kigira atsunzasama, ryamana n'umuja ucika umuryango. Tubisanga mu Itangiriro 16:1-6, yewe no mu Itangiriro 21:8-14. Ngaho ndebera Rebeka rero mu Itangiriro 27. Niwe wumvise amagambo Isaka yabwiye Esawu, mwana wanjye fata umuheto wawe n'imyambi ugende umpigira umuhigo, uzunekeye inyama ziryoshye, uzuzingaburire nkuko usanga ubigenza, maze nguheshe umugisha. Biratubwira ngo uwo mwanya Rebeka yoshya Yakobo kuzana ihene bazobaga. None na n'uyu munsi wa none ni amateka azwi hagati ya Esawu na Yakobo. Tubisanga mu Itangiriro 27:1-3. Bitewe nande n'umugore mama wabo ari Rebeka. Reka tugere kuri Abigayili, umugore wa 4. Abigayili yashatse nabi, ashaka umugabo w'ikigoryi yitwa Nabali. Tubisanga muri Samweli 1:25. Iki cyose muzaza gisome. Bibiliya yemeza ubwayo ikavuga ngo yari ikigoryi. Ubugoryi bwe muzabona mu bisoma amateka ye yose. Ariko ngo kuri ko Abigayili yakishije urugo rwe. Gitondo kimwe Dawidi yarahiye kwa gucya yahazimije. Ariko umugore w'umutima w'ubwenge yakishije urugo rwe. Uri umugore wa 4. Reka tuvuge ku witwa Herodiya. Herodiya nguyu niwe woheje Herode bwa mbere guca igihanga cya Yohana. Niwe woheje umukobwa we urabyinnye neza ngo anezeza se.
Saramubwira ati icyo ushaka uranejeje. Agiye abajegena ati gira umusore guca igihanga cya Yohana. Yamuhereje ntabwo igihanga cyaciwe. Abyohejwe n'umugore. Basibye kugira imbaraga z'amaboko, ibigango, ibizigira, gatuza, ariko bafite imbaraga zo mu mutima. Niyo mpamvu baganza byinshi, baganza benshi. Umugore wa gatandatu ni uwitwa Umushunemukazi. Ntabwo baduhize izina rye, mbabarire. Njya kwigisha ibintu nakora ubushakashatsi. Uyu Mushunemukazi dusanga mu Bami wa kabiri igice cya 4 ku murongo waho wa 8, muzasanga ariwe wagiriye inama umugabo. Ngati reba uriya muntu w'Imana gisa, reba ukuntu dusura, reba ukuntu ari ahangahe hisemo kuzajya acumbika, reba ukuntu azagasanga rimwe n'imwe tudahari, ntagira ahandi ajya, akica nyuma y'urugi akadutegereza. Birebe mugabo wanjye, mutware wanjye, mbabarira tumeneshe udutafari dukeya duhiye, mbabarira tumwubakira akazu kandi ko hejuru, tugakora gutya na gutya, tugahe pavuma cyangwa dushyiremo udukaro, tugahe dushe, tugahe igitereko cy'amatabaza, tugahe akabati, dushyiremo teremusi, sikiriyeri n'utundi twose. Naza yirwa n'utusanga urufunguzo, tumushyiremo icyuma cy'umuryamo n'akamatera keza. Ibyo byose n'ibitekerezo umugore yatanze. Umugabo yabyemeye byose. Umva imbaraga z'umutima, imbaraga z'umugore bene data. Reka nsohoreze kuri muka Pilato. Dusoma mu Matayo 27 umurongo 19. Ahandi hose nagiye mbaha imirongo, ariko ahangaha reka mpasome dusoze. 27 umurongo wa 19, uwo murongo uravuga ngo, kandi ubwo yari yicaye ku ntebe y'imanza, umugore wamutuma ati, ntugire icyo utwara umukiranutsi, kuko naraye ndose byinshi kuri we byambabaje. Buri muka Pilato, niba umuntu Pilato yaragize gutya agakaraba akavuga ati uyu muntu ni umukiranutsi, burya se wabiraranye si umugambi yagambiriye. Umugore w'umutima wamubwiye ati naraye ndose. Imana dufashe cyane. Bashiki bacu mbifuje ko abagore b'imitima, abagore b'ubwenge, abagore bashobora gutunganya urugo rwabo nubwo abagabo baba barabanyantege nke. Nimvuga gutya ntimugire ngo ndimo ndashyigikira ikintu cyitwa ko batunga ingo. Oya, na n'uyu munsi ndacyagaze kuja muri twa kutaremera ko bavunika. Nibakore bike bishoboka, bunganirane, ariko yivunika. Umurugo si ikintu cye, kandi biba ari usigira inshingano yo gutunga urugo, kuko iyo rutunze arabiganya, bihinduka amaganya, biramuvuna. Mugiriye umugisha k'Uwiteka bene data muneze amatwi. Ukuboko kwiza kw'Imana kwabo ku bagabo mukabona ibikwiriye. Imigani 11:16 mukabona ibikwiriye gutunga urugo no gukemura ibindi bibazo. Hanyuma umudamu yacuruza amata hafi aho, wamukira utuntu hariya hafi aho atava mu rugo, aho utaha ukamusanga. Niba havuye se basi nihabe hafi aho ngaho. Imana ikomeze kubaho umugisha. Nibyo nabifurizaga. Izo nyigisho z'uyu munsi mugende muzige, muzigenzure. Imirongo mba nabahaye, uzagira ikibazo ajya kibaza. Muzi ko ibyo mwabajije ubushize nabisubije, n'ibi ngibi nabyo wumva hari ahatumvise yabaza. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Dusengere ingo n'izi nyigisho z'urugo n'inshingano za buri wese mu rugo. Mana data twese uri mu ijuru, ndagushimiye izi nyigisho z'umuryango. Ndasenze ngufashe bashiki bacu na data bazumvaga, kandi ubahe kwisubiraho, bagira ibyo batunganya, bagira ibyo bakosora. Buri wese yumvira ijambo ryawe ku ruhande rwe, ko buri wese azibarizwa ibyo yatunganyije cyangwa ibyo atatunganije. Ndagushimiye ko iri jambo riherekeje imbaraga z'Umwuka Wera, kugira ngo uhuguye baryumve neza kandi basobanukirwe. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.